gitaramo dutarama tungana kuriya Hagati na Kanyomozi. uyu munsi rero kuba utajya mu modoka mwumva abantu bacuranga indirimbo z'inyamahanga amateleviziyo nibura ashobora kubona indirimbo acuranga haba igitaramo abantu bakangana kuriya abandi bagasaguka bakabura aho bajya bifite igisobanuro cy'imbaraga abagabo bombi muri uyu muziki. Yego abafana rero ko mbabwira ikintu kigiye kubabaho utagira ko uwo fanana urumva buri umwe afite indirimbo aririmba mwumva iyo ndirimbo iririmbwe neza ujya wijyamo hagati ababaye ubude France wa nyawe murazi ndabizi ko muziranye ariko wari dukunda kukubonana cyane turaziranye dufite ibyo duhuriraho hari uwo dukunda kukubonana nawe cyane inde muhurira mu kazi rata Tayigabi muhurira mu kazi uwo wise Tayigabi yego twahuriye mu gitaramo ndonshinga televiziyo yanjye we ni mu kazi none se ariko uri n'inshuti ya manager we uwo muntu turaziranye na manager turaziranye ariko mukunda kugaragara i Kigali inshuro irenze imwe duhurira Washington duhurira i Huye turanajyana ntibakurobinga se ngo umufane ntabwo ngiye binsaba kurobinga kuko umuntu wakoze ibidashinga simba ibyina uri gushobora gufatira hombi ku buryo ukavuga ati ndateye sinzi ikizaba ikintu gihari nge nemera ko hari indirimbo Bruce Melody udashobora kuririmba stade igahaguruka hari indi yaririmba ntibabyine batyo hari iyo The Ben yaririmba n'abari mu rugo bakavuga ngo iyo tubimenye tukaba turiyo rero inama nge ntanga ku biswa abafana yego bariya abantu bari muri bizinesi yabo baravuga ko umwe arusha undi kuko icyo baganira cyitwa kurushanya ni ukurushanya amafaranga n'umuziki n'ubuhangange mwe rero hanze murimo murarushanya gutukana yego uraza kwisanga abantu bari kuri gereza abandi bari muri stade baririmba abo mwatukaniye rero abafana inama mbaha ariko urasoza utubwira nawe umufana niba umuntu utamukunda aramutubwira nyine yego uvuga ngo ntukunda Bruce Melody vuga uti yewe rwose warimba neza utarimba neza si n'umufana wawe mufana The Ben undi nawe aza ati yewe niyo The Ben yakora iki nubwo yaririmba yituma na Mariya ava mu ijuru akaza si mufana Bruce ayo magambo n'andi nkayo ntacyo atwaye ariko abantu muza gukoresha imvugo zishobora kubyara ibyaha urumva simbagira inama ubwa Thierry yego ariko niba bafunga agenza kuri inkuru ko babafunze murabona mu content itari ngombwa ibyiza rero muganire kinyamwuga mu muziki muzane imiziki mukomeze mwamamaze indirimbo zabo tubibihangange isi yose yibaze ngo habaye ikinyarugenge baze kureba icyabaye mwirinde cyitwa icyaha n'igisa nacyo ngaha nawe impaka dusoze ufana ndi ntabwo nigeze nkurikira njye bose ndabafana kuko hari indirimbo zabo numva none se uko ufana Rutsiro ni nako wafana Reyo ufana ndi ntabwo biri ari umupira kuko ni nkabi nabonye abafana ko barakoze na Fan Club ni nayo mpamvu bavuze bati si imipira biba byafashe intera akanywere ku rugero hari indirimbo ya Bruce Melody yitwa uretse ya yindi bamo umukobwa bavuga ndagaswe umukobwa usinda agapeti yego nanone iriya ndirimbo bahita afunga maco uyiteze amatwi ifite ubutumwa bwumvikanisha umuntu yavuga ko uwo ari we uko yigize iyi ikaba irarangiye waza ukajya kuya The Ben yindi iyo ngenda yikunda kuba nkunda iyo ndirimbo ibivuze ko namufana ariko kuba nta yindi wenda nkunda iriya ya Shorongi Imyanda bivuga ko namwanze na Samoya afite indiya za Shorongi ya Samoya nyine niyo ni Samoya ubwo nyuma nafasha ahantu hanyuma kuza kuriya muhungu wundi nawe The Ben akaba afite indirimbo aririmba ya gospel nikunda ko ngewe mu ndirimbo za gospel ntibivuga ko ibintu byo kuririmba agasinzira akabura ibitotsi ngewe nabyumva usinzira utese ukabura ibitotsi nyamara uruhande uryamye abanyarwanda bari kurwumva ko nahindutse ntabwo yikunda ndyamye ku ruhande k'umuziki w'u Rwanda ukomeza ukajya hejuru
aba bantu guhiganwa bikazamuka bikarenga aho bari turagushyira mu myidagaduro abantu tukidagadura tukabyina bene yaza tukava mu turuza stade kugira ngo abafana ba Bruce batazaduca amazi Bruce yaza tukuruza amahoro batazaduca amazi ibyo bizatuma bizamura abaririmbyi ubutaha badushakire stade amahoro abo bameze batyo bameze nka Perinari inyuma yaho hakwiye kuzana Kiyovu na Esi Kigali inyuma yaho hakaza Etenseri na Ntuza na Marine kugira ngo abantu bose bazamuke uriya Ntuza harya yitwa nde wundi waririmbiye muri rompo ejo bundi Kevin Kade akwiye kuba afite undi ahanganye n'undi nawe ibyo bintu mu kinyarwanda ubundi byitwa guhiganwa guhangana n'iby'abatindi aba bantu nibahiganwe bihangana kandi igitangaje ni ukuntu abaririmbyi ubwabo badafite ikibazo ko bafitanye ikibazo ntiyaza umwe yashoye amafaranga ategura igitaramo mugenzi we araza araririmba bafite uko bishyuranye bafite uko imibare yakozwe abafana munsi inyuma ya senyenge y'igipangu murimo muraterana amagambo ku buryo hari n'abo bishobora kuza kuganiriza ngo twabuze Lionel Messi ugiye utyo utatubwiye ufana nde mfana abaririmbyi baririmba neza bombi none se ko nta bihanga bibiri mu nkono bariya abantu ntabwo batetse barimo bararirimba nibyo rata nibyo kinyarwanda ntabwo bari abantu jewe ni urwo ruhande ndiho Bruce Melody yacuranze njyayo nk'inshuti yanjye yego nk'umuntu uririmba nk'umuntu watumye duhagarika indirimbo za bakabiri yego Beni nk'umuntu watumye turuhuka indirimbo z'abatanzaniya rimwe na rimwe zivuga amagambo tutazi njya muri stade cyangwa aho yakoreye kubera ko abantu bombi batanze ishusho y'abanyarwanda ko natwe twakora umuziki ubyinitse kandi ukunzwe n'abantu ibyo birahagije kuruta kuvuga ngo wamufana ute wagize ute njyewe mfana Rutsiro impamvu yo gufana Rutsiro irenze imwe iyo njya gushaka ikipe zikina neza ubwo nzajya kwiga ubutoza mpitemo iyo banyishyurira ntacyo ariko si inyuzwe neza wagombaga kuvuga ufana ahubwo sinamenya amatiku kare mwagize ubwo nimwatikuye mugafata uruhande oya nta ruhande twafashe ahubwo twaje kumenya ko hano nta muntu utarabaye musanze mwafashe uruhande muri abanyamakuru muritaba mu gitondo bose tugiye gukora indirimbo tuguhemo igitero tugiye gukora chorus Romeo wiki Romeo ngashaka gushyira hanze indirimbo ye ya kabiri oya ni indirimbo ya company tuzamuhamo igitero oya iya Romeo yo tuzaba dufite impamvu zo kuyifana ni nayo ndirimbo yonyine tuzacuranga kuri televiziyo oya kandi ufitemo igitero ngo ufitemo igitero reka dusoreza mfitemo igitero oya mbwira imirongo yacyo numve mbe mfashe amagambo noneho nzaza muri bindi urumva imirongo ndayandika nzayeguye kuri mail niba ari ibyo bate Beni na Bruce bose tuzabahigika turabazimya turashaka element abo bwakira urakoze cyane urakoze indirimbo yacu izajya ikinwa mu birori bya komedi yego urakoze cyane urakoze yego Yes, ndagira ngo wabyumvishe rero uwo nguwo ni Mutesi Scovia umunyamakurukazi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo ahangaha yavugaga ku gitaramo cya The Ben ndetse na Bruce Melody cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere w'ibihumbi 2026 ni igitaramo cyabereye muri BK Arena ni igitaramo mu by'ukuri cyari cyiteguwe n'abantu benshi cyane ingeri zigiye zitandukanye by'umwihariko abakunzi baba bahanzi bombi ngira ngo mwaje kureba ibyabereye muri iki gitaramo aho umuhanzi Bruce Melody Munyakazi yaje mu by'ukuri kwitwara neza twavuga ko n'uwitwa The Ben atitwaye neza ariko mu by'ukuri uko byagiye bigaragara ngira ngo mwagiye mubona amashusho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse hari n'abagikurikiye live iki gitaramo ngira ngo mwabonye ko rwose uwitwa Bruce Melody yarushije uwitwa The Ben abafana rero ba The Ben bakaba baratashe mu by'ukuri amarira ari menshi aho uwitwa Bruce Melody yaje kubanza ku rubyiniro mu by'ukuri akaza kubikora neza cyane The Ben dore ko yaje no kujya ku rubyiniro aho yaje gukoresha playback ariko abafana wabonaga basa nkaho bigendeye bitewe nuko
nuko Munyakazi cyangwa se Bruce Melody yari yaje kuba yabahabya witwa Tiger B cyangwa se The Ben mu by'ukuri yaje kuba mu by'ukuri atakwitwara neza cyane nk'uko byari bikwiye. Muri make rero Munyakazi akaba ari we witwaye neza, abafana be muri iyi minsi bakaba ibyishimo ari byose, aho The Ben mu by'ukuri ari mu gahinda ndetse n'amarira bitewe n'uko babashije kuba bamuryana etape. Rero uyu Scovia nawe yagize icyo avuga kuri iki gitaramo cy'aba bahanzi bombi, ngira ngo mwabyumvishe mu majwi yabanje icyo yabivuzeho mwagiye mubyumva. Rero ni ibintu mu by'ukuri bitashimishije abafana ba The Ben bitewe n'uburyo yitwaye ku rubyiniro cyangwa se kuri stage, dore ko mu by'ukuri uko abantu bari babyiteze atari ko byagenze. Munyakazi rero akaba yaraje gukora agasha, dore ko nyuma yaho ari nabwo yahise asohora indirimbo nziza cyane yasohoye mu ijoro ryo ku itariki 2 z'ukwa mbere 2026 agisoza iki gitaramo. Ni indirimbo nziza cyane rero iri gutrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni indirimbo rwose imaze umunsi umwe imaze kurebwa n'abantu barenga 600,000 bose. Ni indirimbo bigaragara ko mu minsi mike cyane iraba yujuje abayirebye barenga miliyoni ku rukuta rwa YouTube. Ni indirimbo yise Pom yakoranye n'uwitwa Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania ndetse n'umuhanzi witwa Joel. Rero uyu Bruce Melody akaba akomeje guca agahigo, aho yari amaze iminsi asohoye indi ndirimbo. Rero yari imaze ibyumweru 2, ni indirimbo yise Munyakazi imaze kurebwa n'abarenga miliyoni ku rukuta rwe rwa YouTube. Rero Scovia ngira ngo wumvishe icyo avuze kuri iki gitaramo. Mu by'ukuri icyo twavuga nuko The Ben ubu ngubu ibyishimo nta bihari bitewe n'ibyo yakorewe muri iki gitaramo. Ibyo atari yateganyije cyangwa se ibyo atari yiteguye nibyo byamubayeho. Mu by'ukuri ni ibintu byatunguye benshi, gusa ku bafana ba Bruce Melody Munyakazi ibyishimo akaba ari byose.